jyewe ndagukunda nzagukunda kunda nkanjye nashakaga kugenda nkaba natereta hanze nyina wambogo nawe akubwiye ko yari afite uwo mutipe babyanye abana babiri ashaka nawe kuba none namujyana nuko ahubwo yaza mu gihugu cyamubyaye akaza nimba koko nimba ari uwo mwaka bakawumufunga cyangwa tugatakamba agasaba imbabazi agiye abona Kanyombya ari kunterura ibihe byiza dukurikirana umunsi ku munsi isaha ku isaha ngene igiti te pasi songa cyatana gatuza kanza babiri bishamure byaboze mavuta ya budemu cyangwa se gahanga kananiye abaguru nyamuneka kora subscribe kuri televiziyo nyamuneka kudakora subscribe niko kako meze neza ndi kumwe n'abastari babiri bagiye batandukanye yavuga iti mu mfura za sinema nyarwanda abandi baje nyuma abo ngabo bigira baje nyuma yacu gatanye twibwira nawe nitwa Mukanyandwi Alphonsine ku izina muzi nsanzwe nyina amafilime ni nyina wambogo okay uyo mwita Nzovu nta muntu tamuze mwita Maître Nzovu Tuera kuri Maître Nzovu wenda tuganiza muri makeya ubundi izina Maître Nzovu byatuse kuki Maître Nzovu ubundi nayo nsanzwe nitwa Nzovu dukina filime bita Rocky yasobanuraga bafata izina bita Nzovu bagerekaho Maître ngo niyo mpamvu umuntu avuga ngo Maître Nzovu okay nyina wambogo hari bihe byinshi wagiye ucamo bigiye bitandukanye mu gihe watangiraga sinema nyarwanda ninde muntu wa mbere waguhaye igitekerezo cyangwa kwa approach cyangwa se wagutumiye muri sinema nyarwanda ngewe umuntu watumye menyekana n'ubu ngubu kandi nkimenyekana muvuge tunamushimye bamwita Byarimana Charire niwe wananyise nyina wambogo we yitwa cyo mu mafilime nyina wambogo ni boss wanjye mvuga okay ngiye ni boss wanjye mvugana n'ubu ngubu kandi ndacyana mushimira iryo zina nyina wambogo niwe warinyise Byarimana Charire ngo ndacyamushimira pe niwe watumye menyekana kandi n'ubu ngubu niryo zina nyirisha niwe warinyise nyina wambogo niwe wakwise iryo zina mwamugiye gukina mu iyo filime iyo filime twatangiriyeho yitwa Haranira Kubaho okay dukina n'iyindi yitwa Zirarazi izo ni za boss wanjye uwo nguwo watumye nitwa nyina wambogo so abibuka izo filime ni filime zahitinze cyane abantu benshi cyane nabo ntekeza ko bafatiyeho icyitegerezo cyo kugira ngo bandike filime nyarwanda bagendere kuri ibyo ngibyo ku bitekerezo by'abatubanjije Habyarimana Charire aho aherereye hose katumusuze nizere ko ameze neza cyane ibihe byiza cyane turamukunda cyane turamwemera n'aya mazina kuba niyo atuma turya niwe yatwise cyo kora Imana aho yakuye ikomeze imwongerere no ibisubizemo okay Nzovu izina Nzovu ryaje ryari mu gihe kingana ryari nkuko izina ryanjye ryaje mu gihe nk'irya nyina wambogo kuko ndibuka ngiye na nyina wambogo na Mukarujanga twinjiriye mu gihe kimwe cya sinema nyarwanda kuko kuri boss wacu umuyobozi wa filime ari we Charles Habyarimana yagize gutya ubundi imbere yakinishaga abandi bakinyi ba Kanyombya ba Mukarujanga ba Kanyombya ba Nyirankende ba Nyirakimonyo n'abandi ariko twebwe ntabwo twari turi mu cyo gihe ko twinjiyemo ahita natwe duhimba amazina aravuga iti nkeneye umuntu mugufiya nka Nzovu agacyari pasiteri nyina wambogo gukina agakina iyi role gutya ari umukozi wa Nyirakimonyo nkeneye Mukarujanga akazakina ari murumuna wa Nyirakimonyo ubwo turatangira kuko turakina twatangiye muri 2006 niho ayo mazina yese ayatubatiza ariko mbone kumushimira ko ayo mazina kugeza ubu niyo yatumye tubasitani yatumye abantu bari muri Amerika badukunda hano mu Rwanda ndumva nta muntu abandi bose baje bakina filime baje nyuma yacu kuko ndumva icyo gihe haje ikigeragezo cy'ubuzima cyari cy'umugabo bita Theo nyuma yaje kujya no hanze Theo cyaje nyuma Mariya y'urukundo abona abana kuri twebwe izindi filime zose zaje nyuma yacu nyinshi zaje muri za 2009 2010 naho twebwe twari tumaze gukina Haranira Kuba twayikinye
nk'umwaka wose yasohotse 2007 twatanye 2006 nyuma yaho dukina filime bita Zirara Zishya nabwo nayikinaga muri Pasiteri ari nayo Seburikoko ari we Sekaganda yaje kwinjiramo ari umukozi wa Samuse kuko Kanyombya yaramaze gushwana na boss wacu yaramaze gushwana n'umuyobozi wa filime Kanyombya arivumbura we na Nyagane baragenda ariko filime zikomeza gukira. Okay, wenda tujye muri Zirara Rishya nihe role yakuryoheye wahuriyemo na nyina wa Mbogo? Urabona role yandyoheye muri Zirara Zishya kuko izandyoheye ni nyinshi ariko hari izandyoheye ne kumwe na nyina wa Mbogo hari gukubitwa nasohokanye fiancé wanjye ari we Nyirantama nkakubitwa na ba nyirarume ndi mu kabari nambaye costume naba ngiye muri toilette nkakubitwa ariko nkiyumanganya sheri wanjye ntamenye ko nakubitwe kandi ubwo nabaga nakubitwe ikote ryagiye ivumbi karuvati banigagwe mu toilette. Nanone indi role ngiye ndyoye ndi kumwe na nyina wa Mbogo naho nabafashe we n'umugabo we Sekaganda ari we Seburikoko nkabasezeranya ndi Pasiteri kugira ngo amaturo azaba yanjye ubukwe bwabereye iwanjye mu rugo. Marene we yari ndumva yari Mukarujanga ariko ngiye n'umugore wanjye Nyirantama ubukwe bwabereye iwanjye amatora abere iwanjye ubukwe bugenda muri Rifani muri ya moto y'amapine 3 mbese iyo ni role yashimishije nyina wa Mbogo yambaye agatimba ndibuka nayo kandi kantu kanshimishije no Seburikoko arimo kwitegura ubukwe yaje kwambara amasogisi acitse inyuma n'amayo yiwe y'imbere isa nk'iki mbese byari bya bintu bimeze nka comedy byashimishije byabaga bibereye muri filime. Nyina wa Mbogo nihe role yagushimishije kuva ukigera muri sinema nyarwanda wakinnye ukumva avuga ati iranshimishije wanayireba ugaseka kubiri kose byacaga ku masede muyihe filime iyo ari yo yose yashimishije cyane iriya ndi kubyina Kiradodora na Mukarujanga nkongera nkashimishwa n'iriya nanone Kanyombya ari kunterura kuko yarampaye amafaranga nyine hano gutya mu mufuka ngo tuno dufaranga ngo ducyane twaje kugira ngo udakaragira inyanya z'abandi ubone icyo wishyura. Yana yagushimishije. Duhe urugero gatoya nimba ubyibuka neza wenda ari gihe imyaka yabaye myinshi ugasanga ikintu nago umuntu abakibuka neza. Gerageza unyereka o gatoya uburyo ugeze kubyinaho Kiradodora. Gatoya amasegonda nyereka isegonda rimwe basi. Amasegonda 5 yonyine. Kirado oya nabwo na urugero. Wewe ubyibuka. Cyagikoko mawe cyaraje kirakomagana mazinda ndakinumira ngo kirasubira mama wendi kausha Kiradodo mwagiraga gute ni indirimbo kuko nanjye uko mbyibuka yabaga kuko nanjye icyo gihe nari mari ubona uyu nguyu urana Nyirakimonyi icyo gihe kuko uko nibuka Mukarujanga yarimo kuzinga amashuka yarimo kuyamufasha kuyazinga kandi yari n'amashuka ari mu ibara ritukura noneho aho kugira ngo bazinge kandi nanone uyu yari arimo gukubura none amaze kuba Mukarujanga azaje kuzinga amashuko yaramufasha ahubwo kugira ngo bakore imirimo bari bashinzwe uyu yari umukozi Mukarujanga nawe aba kwa Nyirakimonyi ibyo wazingaga amashuka arareka uyu nawe gukubura arabireka baratangira bajya kubyina ngo Kiradodora Mukarujanga kubwira ngo Kiradodora Mukarujanga nyirabuno ryiwe yari kwitaga rikizengurutse nono nyirabuja w'ingo ari we Nyirakimonyi aje barikanga arabwita se mwabakobwa mwe ibyo murimo nibiki bona ni twatuntu twashimishaga abantu yego ngewe hari role yindi yancekeje irananshimisha uburyo yafashe igikoma ukagisuka muri kara kantu bakitangukira
Mironko. urabona Mironko, iyo rore Eh. koko yari nziza ubona Nyambogo yari umukozi wo mu rugo ari umukozi wo mu rugo ashigisha igikoma nk'umukozi ubona abakozi bo mu rugo umukozi wo mu rugo ashobora gushigisha igikoma akagitegura ku meza kandi nawe aba ari umuntu aba akeneye kuza kukinywaho ubwo naragifashe ko njye kwa Nyakimanya mfite ijambo navugaga rikijyana yari umukozi ko nta jambo yagiraga rindura mfata ndaza mfata agasorori k'ingemera gapima amasaka mu cyaro cyangwa ibishyimbo sukamo igikoma cyose muri teremusi nkimaramo ndakigotomera n'inzara icyo gihe ndibuka nambaye igitenge hejuru ntacyo nari nambaye nikohoye nicaye ku ntebe cyose ndakimara Nyambogo icyo gihe araza ati Nzovu cya gikoma cyose urakimaze mpita mbwira se Nyambo wowe unywa igikoma uri nkande nimba ukeneye kunywa igikoma genda ufata amazi uba ari unywa kuko ahita mwita koko Nzovu akazu gato akarya ubwatsi koko yatekerezaga ku ndi mugufiya nkaba nyweye igikoma cyateye musambwe ati Nzovu kuko akazu gato akarya ubwatsi bwinshi mpita mbwira se wowe uri igorofa ya etaje zingahe ese wifashe ukagerekaho nka Nzovu urabona tutaba nibura ni ibintu nk'ibyo ngibyo ako kari akantu gasetsa abantu so wigeze wibona mu myaka yawe byibuza nka 15 Nzovu ari foto yawe utebyibuza imyaka 15 ubwo ndumva hari kera 15 nigaga mu mwaka wa 7 ni cyagiye twakinaga ibintu by'agati nge narabikundaga kuko naragakinye ariko nkaba ngewe mfite ndi wa muntu mugufiya ufite intambwe ndende akeshi abantu bakundaga kunsindiraho ibitego barancungaga ngewe ugiye gufata agati bakahita bakankozaga mbere kuko ntabwo nari nzi kwirukanka cyane ibyo nibyo nibuka mu myaka 15 okay so Nyambo wenda niba tutarengera ariko nakubaza ho gatoya muzima bwawe bwite amambwe ngo ufite abana bangahe babiri ku mugabo umwe umugabo murabana turabana ako bonda akaba n'igihe aba yagiye mu kazi akunda gukora mu ntara cyane akunda gukora mu ntara Nzovu yagusura mu rugo ntoya nshaka kuva yakwimuka nakunze kumubeshya ngo nzamusura ariko hano mu mujyi wa Kigali ubuzima ntago buba butworoheye umuntu aba ari muri rwishi agira gute nigeze kwimwita Nyambo ndashaka kuzagusura ariko Imana ibifashamo ikanshyiramo imbaraga kuko nzamusura ariko narabimubeshye Imana imbabarire noneho kubera ko hano mu mujyi wa Kigali twese twirukanka buri wese harimo ubuzima abashaka ikishyura inzu abarimo gushaka igitunga abana nkuko akubwiye ngo afite abana babiri ngiye mfite bane noneho nubwo ntabana n'umugore ariko menya ubuzima bwabo ufite abana bane uyafite babiri okay Nzovu mu bagore mwabyaranye umugore umwe mwabyaranye abana bane zandangamirwa uhora uvuga byo byifashe bite oya indangamirwa koko nkuko bivuze nazigiyemo ariko ubu ntabwo nkiri kumwe nazo maze hafi nk'amezi nk'atatu abiri gutyo naraziretse kuko indangamirwa ziraguhombya ntugire n'icyo ugeraho namaze kuzikatira amakuru mfite nuko hari ubukwe ngo buri gutegurwa bwawe muri no minsi ubukwe ngo wafashe icyemezo nabonye ahantu hamwe ukuntu ubukwe cyetse nimba byari buraga oya ngiye ubukwe rero ari umuntu ngo washimye urakunejeje hanyuma ahita afata umwanzuro avuga uti reka mfata umwanzuro mvuge ngo umukobwa nzi ko turi mu rukundo muri iyi minsi byatumye ndeka indangamirwa naramubwiye nti noneho umugore wanjye mama w'abana nakomeza gukomeza ntabwo ko dusubirana kuko turi mu rukundo n'umukobwa bita Hawa w'inyamirambo turi mu rukundo ubwo nawe nambwe asenge cyane agire gute ubwo kireka nimba ari wenda wamaze kumva ko tuzajya mu bukwe sinzi ariko nta wundi muntu ngewe tuzakora ubukwe nawe so mu gihe wabanye na Nyambogo mu mafilime muhura mu mafilime buri munsi ku munsi ako akenshi baravuga ngo iyo umuntu agiye kurota ikintu cyangwa umuntu bisa nkaho babifitanye isano yuko hari aho bahurira umunsi ku munsi hari umunsi umwe ugeze byuza urota nka Nyambogo uvuga ati twabanye nko mu nzu
oya Eh. Nyinambogo Eh. ntabwo ndigira murota. Nyinambogo no mu byo gukina ngewe nubwo twakinaga urabona dukinira filime bita haranira kubaho, mbona no kubwira abantu babyitiranya bakabwitenda kuko Samusure urabona yari inshuti ya Mukarujanga, uzi ko yafashe gitara amuririmbira ngo Mukarujanga ngewe ndagukunda nzagukunda kunda kandi buri munsi kubera udutayi twawe Mukarujanga. Ibyo hariho abantu bakurikirana zira filime bakavuga iti uriya Mukarujanga ntaba yarakundanye na Samusure, cyangwa bakabona Nyinambogo. Urabona Nyinambogo na Kanyombya yari umukozi wo mu rugo kwa Samusure, na Nyinambogo ari umukozi wo mu rugo kwa Nyirakimonyo. Barakundanaga koko. Kanyombya akazazana rimwe na rimwe amafaranga ku ishati cyaratira Nyinambogo kugira ngo amukunde. Hari naho yamwambukije ikiraro aramutera Nyinambogo cyamunaniye. Biriya abantu benshi baravuga ese buriya Kanyombya ntiyari inshuti ya Nyinambogo muri cyagiye ku buryo bari no kuryamana. Mbonere no kubwira abantu iyo turimo gukina filime nk'iriya tuba tumeze nk'abavandimwe, turi umuryango. Nkafata Nyinambogo nkamufata nka mushiki wanjye, nawe akafata nka musaza wanjye. Iriya rero nkamuvoma, ntago nta bintu by'urukundo byabagamo. Enda nkanjye nashoboraga kugenda nkaba natereta hanze. Nyinambogo nawe akubwiye ko yari afite uwo mutipe babyanye abana babiri, ashobora nawe kuba baragendaga bakaba ari we bahura bakaganira kugeza ubwo nawe amubyaza abana babiri. Ntabwo twebwe ni mbese iyo turimo gukina dufata nk'abavandimwe gukina gutyo. Nyinambo abana bafite imyaka ingahe? Uwa mbere afite ingahe? Uwa kabiri afite 12, uwa kabiri afite 7. Kijya gitangira gukina filime rero warabyaye? Oya. Urabona kirisugi. Urabona filime ya mbere reka mwunganire imaze imyaka 17. Nuko ko nibyo nakubwiraga. Nyinambogo byanze bikunze yabyaye uwo mwana tumaze nk'imyaka 4-5 turimo gukina. Umugabo yagukuye muri yagukuye cyangwa se yakubonye muri zira filime? Oya, tuvuge ibindi bimbazi by'abaga. Ntakinjire mu rukundo rwawe. Oya, ntukinjire mu byawe. Mu byawe. Tuvuge ibindi bikwinjira mu byawe. Kwinjira mu rukundo rwawe byo birabujije. Umugabo yarakubuje nyine ubwo. Mbazi ibindi. Yambujije se. Nuko ngenda nshaka kumubuza ariko bura nanone waba winjiye mu buzima ukuntu bahuye ni ibyawe. Waza twemera tukazagana n'umugabo wawe nawe muri kumwe. Wenda ukaduha uburenganzira tukaganira. Ubwo ntitubagwa gituma muzabigenza gute? Ari igihe mushobora kwicara gutya tugatubagwa gituma tukabagwaho. Uzagituma cyo dukora. Agiye ushobora gushiduka twabaguye cyane. Ntabwo mwatuganira. Ariko nubwo mwabagwaho nta biba barimo biba ngombwa ko mubagwaho. Ikintu twadushaka uko ubu ngubu nta mugabo kuko buriya Nyinambogo afite umugabo umwubaha ugira gute. Enda kubwiye ko enda buri gihe ntago ushaka no kwagwa gituma ugasanga umugabo yagiye mu kazi. Umugabo ni umuntu ufite akazi ashaka kwiti nagiye Gisenyi cyangwa ariko abateguye ari gahunda zanyu wababona ariko wabibabwiye. Kubagwa gitumo ntago wapfa kubabona. Je nasaba kuzabasura. Ntago wapfa kutubona rero. Kubasura. Ushaka kuvugasanga tudahari. None kubasura se ntago umukeneye abashyitsi se? Nasa umushyitsi yaza mutabyumvikanyeho. Mutabyumvikanyeho. Nyine ngewe urumva no mabona banje kugusaba kugira ngo byibuza nzaze mbasure ubundi umuntu ajye gusura abantu nko mu rugo rw'abantu ntago njya ndimo. Ariko Nyambo reka ngese nkuvugane ko mubwite ni karibu. Ubwo urugendo akoze cyane agasanga urugi rufunze azasubirayo. Nanjye ndimo ndavuga nti ntago yaza gusura umuntu atabateguje. Ngenza guteguza bazi ngetse nimba karibu nimbi haribwo nzaguteguza ntago naza. Urugo n'urugendwa umunyamakuru we. Urugo n'urugendwa wamuteguye nanjye uzambwiye nk'umunyamakuru nzanaguherekeza. Urakoze cyane Nzovu. So wabimuteguje. Wenda sinzi nimba hari ikintu naba mbangamiye ariko najya nkubaza akabazo gato Nyinambo. Hari umugeze kumbwira ngo wigeze gukora impanuka? Imodoka se ntayo. Ngiye nta manuka nakoze. Uzana yabivanye. Yarebye avuga ati
hari ibikomere nabonye afite ku maguru se ku maguru. njye hano aha naho bagiye bambaga bangorora amaguru. njye mfite ubumuga ku maguru. Ku maguru. aha naho rero bagorораga amagufwa. Okay. ntabwo ari impanuka nakoze. Okay. Nyine ubwo ashobora kuba yarabibonye nabi kuko yararebye aravuga ati se nabonye abantu naho bambaze bagorora wamubona yajya kuko ntabwo yakoze narabibasona imbere ya kamera ni uburwayi bwiwe yagize bamugora amaguru bamujyana i Gatagara gutya na gutya ariko urabona arashima Imana. ubu ngubu nagendeye no mu mbago. Wagendeye no mu mbago? nazo nazigendeyemo kandi koko nigeze kubona rimwe ufite imbago imwe niyo wari usigaranye hasi zo ku maboko za niragenda ku maboko basimbuka no ku maguru zigera. So mu buzima busanzwe wenda nk'umuntu wenda uba ufite ikibazo nk'iki cyangwa se wenda nk'umuntu umeze gutya hari benshi cyane ushobora gusanga uri umusitari abantu bose barakuzi. umuntu uwo ari we wese umva ururimi rw'ikinyarwanda ziriya filime zose zahitinze bose barazizi kandi mwese bababonyemo. Ni ibihe bigeragezo muhuramo cyangwa se n'izihe nzitizi muhura nazo nk'iyo muri mu bantu rusange muri population isa? Karaka bigeragezo ubu tumaze kuba bakuru ntabwo tugitinya cyane ngo abantu baradushukamiriza ngo ndareshya gutya ngo ndi mugufi. Ugitangira byo bemeze bite za filime ikimara kumenyekana bamaje kumenya noneho? nyine numvaga mbese ntawe nshaka abantu banyegera ngo banyirekeshaho mbese nibyo nshaka kuvuga. Muri make hari igihe abantu benshi cyane bazaga bakwegera bakavuga ati reka nigeranye nawe mwegere karere ko mureshya. Hari n'abana bazaga kukwegera bakavuga ati najyaga ngira n'agakoni hagira nk'abana banyirekeye nkabakubita ariko ubu ngubu ntabwo ntibikora kuko amaze kuba mukuru. Nzovu uri umwe mu bantu n'ubu ngubu muri sinema nyarwanda uracyarimo ntiwigeze uvamo ariko usibye nk'uyu wenda tutakunda kubona cyane ariko sinzi icyabitaye ariko wenda aza kudusobanura impamvu atari kugaragara muri ino minsi. Wenda nkawe ni ibiki uri kubona muri sinema nyarwanda y'ubu ngubu bitari birimo mbere? Urakoze kumbaza icyo kibazo. urabona sinema ya kera yego ari nayo twebwe twakinye yari igoranye cyane. Impamvu yari igoranye cyane baduhaga ibitabo byo gusoma birimo amazina yacu twese. Enda bakora iti izina Nzovu hari amagambo ngewe ndi bufate mu mutwe hari ako ndi bukenda Nyinambogo nayo haranse Nyinambogo none Nyinambogo hari amagambo ari bunsubize. Icyo gihe wigaga ibyawe ukiga na byawo ndi mugiye gukina mukamenya ahantu umuntu aza kuba umwanya cyane biki nimba ari n'akantu ka komedi ko gushwana tukakamenya. Naho iby'ubu ngubu nava ko ubu ngubu bisigaye byaroroshye. YouTube ica no kuva yaza YouTube ica no gukina ni ka kantu k'iminota 15 urajya imbere ya kamera bakakubwira amagambo uri buvuga ukabivuga ukitabigira nta kibazo. Urabona ibya cyane byo byabigwanya kuruta iby'ubu ngubu birakomeye biroroshye kuruta ibya kera kuko ikoranabuhanga ubu ryabaye ryinshi cyane. Okay Nyinambo muri no minsi ntabwo turi kubona muri sinema nyarwanda wenda wadusobanura muri makeya uhugiye mu biki uri gukora iki bigatuma wenda ugaragara cyane? Muri no minsi nyine impamvu nuko nta bantu bagikunda kubamagara ngo bamenye intoki bakankore. ariko rero hari igihe ngira gutya nkabona nk'umuntu yampamagaye ngo ninze nkore nkagenda nkakora nkagenda nkakina ariko ubu ngubu reka nkwereke nimero yawe yivuga kugira ngo nabo gukeneye bakubone. 07 13 058 78. Iyo niyo nimero yanjye. Uwankenera ashaka nko gukinisha mu mafilime yambwira pe. Okay. Aho ngaho urakoze cyane. Abari barabuze Nyinambogo dore nguyu yahageze. Utumvishe nimero neza yandike kuri nimero zisi kuri screen aduhamage tumurangire aho Nyinambogo ari. Nyinambogo yibereye mu rugo. So navuga wibereye yibereye mu rugo ntandi hana ugiye ntandi hugiyemo ntabwo yigeze ajya hanze byandi bavuga ngo nagiye hanze. Ndahari pendi mu Rwanda ndahari. Amagambo makeya wabwira Samusure? Samusure nta byinshi namubwira
ku byo nsanzwe muziho ni uko ari inyuma y'igihugu. Hari ikibazo ngo cy'ideni yigeze kugira, ariko ibyo nkurikirana numva ko ngo iryo deni abakunzi be bamaze kuryishyura, ariko impamvu atarimo kuza urukiko ngo rwamukatiye imyaka 2 n'umwe usubitswe. N'ubundi urumva n'ubwo ayo mafaranga yishyuwe aramutse aje nabwo bamufungira. Inama namujyana ni uko ahubwo yaza mu gihugu cyamubyaye, akaza nimba koko nimba ari uwo mwaka bakawumufunga, cyangwa tugatakamba agasaba imbabazi. Urabona na ribu yacu cyangwa inkiko zacu nanone za rukuri zabigenza rwose, cyangwa akaza akajurira mu rukiko, akajurira iti ese ko nishyuye n'ubundi bimeze gute, akajurira akareba ko naze cyo kora, cyangwa nabona aho hari amafaranga nabwo yakomeza akayakorera akagira gute. Kandi ndamwifuriza ibihe byiza aho ari hose, Imana igihora imurinda, kuko uriya mufata nk'umuvandimwe wanjye, mufata nk'umuntu twakinanaga, yari wa muntu ungira inama ibintu nk'ibyo ngibyo, ndamwemera bye. Usibye kuba mwarakinnye filime, mwandikiwe n'abandi bantu, wowe ubwawe wenda nk'igihe umaze, kuko ari igihe umuntu ajya experience mu bintu ari gukora, bati nanjye ubwanjye ku kigero ngezeho hari ikintu nanjye nshobora gukora. Hari igihe ugeze utekereza uvuga ati nakwiyandikira filime yanjye wenda nubwo nabura umuterankunga. Urabona muri iki gihe filime nakubwiye ko ibihe bya kera niho bandikaga. Umuyobozi wacu Shera Byemana niwe wiyandikiraga filime kuri machine, ariko n'igihe tugezemo iki turimo gukinamo, ndumva ibintu byo kwandika ntabwo bikibaho cyane. Nanjye cyo kora wavuga iti se nawe ugiye kuritera imbere ya kamera, abakinnyi wabategura ibyo bakina, ibyo bintu nabikora rwose. Wabikora cyane? Nabikora kuko ibintu bimazemo igihe, nabikora. Nyinambo wabibasha? Nagerageza. So hari filime imwe twize guhuriramo nge nawe, urumva, yitwa Gashoka. Hari ibintu birimo bitigeze bibamo muri ya filime mwakinaga mbere bitandukanye, wenda nk'ira montage yari irimo ukamanukana hejuru n'agashoka ukamanuka hasi. Gashoka ya filime ni ya Navi, ndamusuje Navi ndogo uwita Soroba, kwambara ikabutura n'ishati, wari gusohora filime nziza cyane na marinette. Ubona Gashoka, mbere ya Gashoka nakiye Maître Nzovu. Gashoka yaje nyuma ya Maître Nzovu. Ubwo urumva rero ibya Gashoka nabyo byari birimo montage, birimo iki. Ubona biriya hari Gashoka na Maître Nzovu nibyo bita filime. Naho zira filime zacu za kera yari ameze nk'amakinamico, iriya kuko yari filime itarimo ibintu byo kuguruka, byo kumanuka, inkuma ngo zirakubise, amateleviziyo aranyeganyeza. Urabona zari filime ntabwo zari amakinamico. Nibyo mvuze, mbonero gusuhuza Navi ndogo Soroba, ariko sora filime nziza bita The Forest. Aho ari hose ndabusuhuje we Navi, aho uhereye hose nizere ko ukomeze kumererwa neza cyane. So akamashimire ibihe byiza. Sawa. Uno mwanya reka tubashimire, baduhaye umwanya wabo, bafite byinshi bagiyemo. Ukeneye Nyinambogo nimero mwayumvishe, mwamuhamagara cyangwa se ukaduhamagara tukazikubwira mukamugana. Ukore subscribe, reactions na comment kuri 500. Imana ikomeze kubarinda. Ciao.